Baby. Baby, byuka bwakeye. Ujya gutegura breakfast. Baby. Baby. Mama, wait. Baby. Babe. Mama. Mama. Kinakuwa yeye. Mama. Birongeye. Ingaruka y'ikibi mama kuki bisanze umva Frank, umva uretse gato, umva mubwire umwana wanjye. Hafi. Umunega gasa buryo. Umva Frank, igihe kirageze. Wisu wa kabiri. Ngiye gushaka uburyo duhamagara ambulance. Dushakishe uburyo twabwira umuryango we dushyingure sibyo dushyingure neza ariko ndakwinginze komera nk'umugabo komera pe kandi ukomere ndakumva iki ni igitego cya kabiri kibaye tugiye kujya mu muryango wo kwa Kambanda urabizi ko ibi byose bizahita birangira kondisiyo z'umuryango kondisiyo z'ibi ngibi byose twasanze mu muryango biraba birangiye muri bariya abakobwa babiri ba Kambanda Anita na Benita nibo bazatubera umucunguzi w'umuryango wacu gusa komera urumva Mama ni kumukurikira. Oya! Frank, naona mfite urukundo rwose. Nukuneze ko tugenda zakota n'umuto weke bishoboka bite. Frank. Hangane komera. Ikindi. Wemera ko tujya mu Rwanda. Uranyemereye byose bikarangira. Windeba nabi. Gusa ihangane. Urumva babarira wambare kandi ukomere urumva
wumvise abantu niyo mukabashe hano muvuga amagambo menshi n'ubundi baramujyana bamupime ntabwo twebwe tuzi ikinishe ntabwo mwishe ubuzima buri ntabyo nakoze baramujyana gusa ukomere icyumweru kimwe turaba tugiye mu Rwanda ngiye guhamagara Kampanda abantu bari muri hanze yacu abakuremo abari nabo tuzajya ntabwo tuzajya gukodesha ibiraha byose ntubyiteho niyo nabisiga ariko wowe ukagira amahoro ngambara utajya kuza gusa ngambaye gusa ngambara ndakwinginze kamuze n'ibintu yenda bakagawe yashyize muri kano kabati shyira kabutura utajya mu musaruro umeze gutya reka nze nende kumubagara byose Ingaruka y'ikibi mama kuki nisanze muri ibi mama umutima wanjye wuzuye intimba we gusa ariko mfite ubwoba bwo kukubwira ibizaba nyuma Ego komari. Ego ukora gahinda. Ego. Yewe mwarakuze mwabaye beza. Ego dore amabuno nkaje. Nyina neza. Nyina we yarayandushe. Fra nacho muri butu bya. Nacho mu Paris ndavuga umuzamba yakuyemo. Ego murakoze pe. Hanyuma se bapangaye bari barimo ntibagiye kukubwira bapangaye bari barimo nabonaga byanze bikunze mutajya gukodesha ahandi hantu kandi deja izihari kuko mwari mwabimbwiye mbere ndahagana nta kibazo ntuzi iminsi mwari musigajemo nta kibazo mugenzi baranyemera rwose aba bana beza baragenda urumva ko ukuri murakoze pe yego murakoze cyane Zamu ese wanaje urejya muri butu kuremo ibikapu by'abashyitsi wewe ukuremo neza Zambia turarya twe ntabwo tugira amasaha yo kurya neza ni ukuri kw'Imana uzi ko turya mu gitondo ko mwe muvuga ngo umutwenda turarya utwa mu gitondo aho mbiherukira utwa mu gitondo noneho wenda saa sita mukarya wenda na nijoro hariya ni ukuvuga ngo ni mu gitondo saa 4 saa 7 saa 9 saa 12 cyangwa saa 1 bitewe na nijoro hari igihe ubyuka ukarya iyo ndakari yo guhingirwa nyine ni urakora ntabwo wicara hamwe urakora wawe reka burya abantu bakora nibo bari kurya twageze twajya turya bati abantu mwishwe n'inzara niwe bibanza no kumutonda nabaye cyane kamanawe murakoze cyane turabishimiye cyane mfite ubwoba bw'ibyo navutse nsanga sinibona mu rukundo rwanjye rwasaza ndabura abo nahaye kugira ngo ubuzima bwanjye gusa wowe nita sinifuza kubona ugwa mu maboko yanjye ahubwo ndifuza ko waba iruhande rwanjye igihe cyose ko bicaye utari no kureba ibiti ko muze mufite agahinda mama ngiye rwose uko ndeba ngiye byanshoboye pe iki byagushobeye
mama ndagushimira pe wandeze neza warankujije ntacyo nigeze nkuburana nubwo papa yapfuye nkiri muto none ariko hagati aho ngaho mu by'ukuri njyewe ngo uko ndaya ntabwo nishimye namusenge iki gituma utishimye ko si ko twaje aha ngaha ko si ko ubona ikintu icyo ari cyo cyose icyo ngiye ko mpitanye gukorera ni ikihe kintu gituma utishimye umuntu rwose ntabwo ubona ibintu reba umukobwa wese ngerageje gukunda arapfa uwo ngerageje uriya n'uwakangaye umaze gupfa ejo bundi mama uzi agaciro ko ugafata umuntu ukamushyira mu mutima wawe kandi ubu urashaka kumbwira yuko Anita nkunda n'ubuzima bwanjye bwose ku buryo ari njye wamupfira urashaka kumbwira yuko nawe azapfa mama mbwira ni ukuri basi nacumuye iki ku Mana maze umwana nantoraguye ntabwo ari gusa uyu mwana ntoraguye pe neza ushaka kumbwira yuko umukobwa wese mbashije kuba natereta ahita apfa se kubera iki kuki ari njye byabaye ubu ni njye muntu wenyine uba ku isi njyewe rwose ntabwo Frank wabizi yuko si we mwana wenyine ufite hari undi wenda nigeze mbyara hanze cyangwa ngo wumve warakoze ukaza ukahasanga turi hariya muri Zambia mbere yuko tuza hari umugabo wigeze ubona fata ngo wenda uvuga uti dore mama yafashe n'umugabo cyangwa umugabo yaje nko mu rugo ngo ubone namukutishije si we mwana wenyine mfite si we mwana wenyine nkunda mwananzemo ibitambo ntabwo njye nabyemeye neza ni gute njyewe buri muntu wese icyo mfasheho cyose cyitwa ngo ni umugore ahita apfa tukabyuka ndarana nawe ari muzima mu gitondo twabyuka nkasanga yapfuye ibyo bintu wabinyumvise ubu bivuze ngo nta muryango nzagira gute se ntabwo mushaka yuko umuryango wacu waguka kandi umaze kuba mukuru pe ngiye kubisura umuntu aravuka akisanga mu muryango ushobora kwisanga mu muryango ugasanga mama wawe wenda ni indaya ugasanga nka mama wawe ni umurozi ugasanga nka mama wawe afite ibindi bintu ngishaka muri uyu muryango na papa watarapfa yarambwiye ati tugomba kubahiriza amabwiriza cyangwa amahame y'umuryango nibiramuka bitabaye gutyo nubwo njyewe mpfuye harakurikiraho umuhungu wawe hakurikiraho wakurikiye abo mu muryango bose bahonkere bose mbese umuryango wose upfe none se ubwo amaherezo yawe ndavuga nti none se ibi bintu mwagiye nanjye nafite ko bisanga tugomba kubahiriza rero amategeko cyangwa amabwiriza y'umuryango ikindi intsinzi ni uko ugomba kurongora uriya mukobwa wo kwa Kambanda niho ibintu byose by'imivumo yaba ibyo bagutongereye yaba ibyo twasanze muri uyu muryango nibwo bihita bigenda ku mugore wa gatatu kuko niwe mugore ukunda ushaka kumbwira yuko nani itazapfa mama ushaka kumbwira yuko nani itazapfa urambwira iki kindi cy'uko ngiye nzavuga abagore bahita bapfa reka nkwereke nanjye hari byinshi nanyuzemo nzabikubwira mu minsi iri reka nkubwire umwana wawe reka nkubwire mama ntacyo mbwira ntacyo gusa umuhansobanura iki kintu kirenze ku byo umaze kumbwira nuramuka utabikoze n'undi washaka n'undi washaka n'undi washaka n'undi washaka niko bizagenda ariko n'urugo rwo kwa Kambanda byose biraba birangiye niyo mabwiriza cyangwa amategeko y'uyu muryango niko bimeze nuramuka utabikoze ubwo si ujya umbwira ngo urakunda nta wundi muntu mu isi atari jyewe ukunda mama wawe ujya ubimbwira ntujya uvuga uti nkunda umuryango wanjye ku buryo nawe utangira ubwo rero nuramuka utabikoze izo nishuwa zawe naho umaze gukura ubwo uhita umura ureba honka uri mu muryango wose niba ibintu byose ureba uzahita umura
mwana wanjye wahise amategeko n'amabwiriza y'umuryango wahaje ubisangamo nanjye hari ibyo nasanze muri uyu muryango iyo nza kubimenya simba nashyingiranywe na so kandi barabahanye icyo gihango kizagumaho paka mirere na mirere ariko bigiye kurangira batubwiye ko bizabigera ku mugore wa gatatu nagira ngo nishimiye yuko wabyuka ukabona umurambi iruhande rwawe wabyuka ukabona umurambi nanjye ujya ubona ukuntu binyica reba ukuntu twavuye muri Zambia twaravuye hano mu Rwanda tuhafite ibintu nkaza iyi nzu ntabwo ari mu mpanga isi we waduhaga amafaranga tugakomeza tugakora none urabona tutayije Tuzana byinshi kuko ngiye uyu mutwe urenda gusanda kereka ni wamanya barongo hano hafi nkaje nkayiyahuramo nkanapfa bikajyana n'inzu urabuka uyahuye umenye ko nanjye nziyahura wicara ubizi kubera ko nta wundi mwana afite ni wowe wenyine wicara ubizi ubu nawe nicara mbizi yuko Anita nzashakana nawe yarangiza akahitamo ari njyewe na mama njye yuko n'ubukanje n'ibyo bintu Flash mama gusa wowe Anita sinifuza kubona ugwa mu maboko yanjye ahubwo ndifuza ko waba iruhande rwanjye igihe cyose ingaruka Mama Anita. Mama Anita. Yes, darling. Ntumbwire. sheri umuhamagaye mu buryo buteye ubwoba Ibana ntabwo bari hafi. cyane nicayemo hano njye nyine se Okay. amahoro Amahoro nayo. Urabizi yuko Mama Frank na Frank bash. ndabizi Kandi kigaragara irahuti ntabwo iri kubusa. Ibyo ari byo byose nta kindi kintu kibazanye n'ibyerekeranye n'urukundo hagati ya Frank na Anita. Turabigenza gute rero? Urabizi neza ko uriya muhungu Frank sibyo umuntu wese baryamanye umukobwa wese baryamanye ahita apfa. Iki kintu ntabwo ukizi? ndabizi None uko turigezweho ari umukobwa wacu biragenda biti kuko njye ntashobora kwemera ko umukobwa wanjye acika mureba gutyo ntabwo bishoboka. nese njye nige wabyemera umwana wacu apfa Turabigenza gute? turabireka turabivamo njye mubwize ukuri njye ntabwo byashoboka rwose Ijyango dufitanye uragiyobewe. Amasezerano n'imiryango dufitanye urayebewe. ndayazi pe None turarengaho gute? Kandi kubizi ko kuyarenga ariko kurangira k'umuryango guhera kuri ngiye kumanuka kugera kuri barara babo bitabujije n'abandi bantu bo hirya mu miryango wamenye wese amasezerano akahari aragenda. ariko hari ikindi buramba ntekereje cyihuse nta kuntu twakizwa tugasengerwa iwo muvumo ntuzatujyeho tukareka kumuha umukobwa wacu. Wowe ushobora kubisengera ariko ubu ntibabisengere muri geste biba bigihari. ntabwo umwana wanjye rero nzamutanga urabona ibereye None uzatanga iki? ntacyo Mubize bizagenda bite? nyine ubwo uko bizagenda ntabwo nkuzi ariko umwana wanjye ntabwo narekura umwana wanjye amutanga agende mureba. Ese ubundi reka mwereke iki? Muhari yebi wowe isanzwe mvuge neza. Afite abakobwa babiri. Urabizi ko Anita niwe wacu Benita suwani. Kubera iki tutafata Benita akaba ari dusheta kuri Frank ibizaba bikaba ariko bitabaye ku mukobwa wawe. ayiwe mana we none urabihuhuye ayiwe cya Benita kibacu cyane hakiri kuri kikagenda kigapfa tugashyingura oya we reka nkubwize ukuri ntabwo ibyo mbyemeye mana yo mwijuru we. Nimba utabyemeye uko mpereza undi muntu tujyanayo. turashize ese turamuhande
batakundanye cyangwa mu wundi muryango. Abakobwa bo ni benshi, inshuti zacu zita abakobwa ni benshi. Tubipange gute kugira ngo abana bacu tutabatanga? Ariko bo ngabo nabo hirya ni inshuti zacu naga mu muryango wacu kandi amasezerano ni mu muryango ku muryango. Mu Kinyarwanda baravuga ngo y'agaciro kavuze urukundo ruracicika weva mu nkundo va mu kuvuga ngo cyangwa cya benze weva muri ibyo ngibyo cyangwa se wemere nyine Anita tumutanga ariko nanjye sinshobora kukwemera ko umukobwa wanjye agenda gutyo. Benita oyo Ikize shize mu rungabangabo nawe naniwe no gufata ibyemezo. Anita Benita gupfata ugashyingura mu izina rya Yesu. Oya ndavuga ko nawe wapferega kuko mu gihe cyose ese bo badapfetwe turapfa nge nawe ese waretse tukipfira ko n'ubundi dushaje tutatira ijyango tubamwe ushaje suza mari imyaka ingahe ese wowe nimba ushaka gupfa wagiye kwa Frank cyewe se none oya urabona nyine tutamuhaye umwana wacu nkuko twabigiranyemo ibihango twebwe nitwe bigarukira ngira ngo urabyibuka by'amasezerano y'ikuzimu buranyiti ikuzimu ariko byaro kutamenya byari kera tutaramenya amajyambere n'ibiki waretse abantu bacu kugira ngo tubapfushe bakiri bato bataragira n'imiryango nge nawe tukipfira tugapfa neza Imana nabarega ntago basigara oya ntago basigara kuko n'amaraso yacu umuntu wasigara ni wenyine ni Benita wenyine niwe wasigara none niwe ndikubwira ngo tumutange utehe ntago bishoboka Benita tumutange 1 2 3 tutange Benita urabyemeye Anita sorry yego Benita aho kuvugishwa biti none reka mureke ikintu tuza meke neza Anita Benita amarangamutima y'ababyeyi ambuza kugusanga nyamara njye ndumva narukira mu gituza cyawe